dukeneye ko gurupe yacu itera imbere ikagendera ku murongo nk'ibyo nagiye mbona bikavamo byose tukajya dukora ibintu biri ku murongo abantu kamera muzabigura nshaka ko twazashyiraho ikintu kizajya gishyirwa igihe cyose ababikeneye bakamwegera maze abayobozi babandike noneho ubwo ngubwo dukomeze inshingano twihaye dufatanyije n'abayobozi bacu murakoze. Yes. Mamete gatoya natwe dufata amafoto imyaka yose Okay. Amazina yanjye ni Umutoni wa Liliane, nkaba ndi umukobwa w'imyaka 22, nkaba mfite business yo gucuruza hano Kimironko mu rugo akaba ari Kibagabaga ibintu by'amaduka. Intego yanjye nka Miss wa groupe icyo niyemeje kuba nakora mbere na mbere twigeze kugira groupe y'abakobwa mu bijyanye no kuba twakwiga mu by'imyitwarire y'abakobwa kugira ngo turwanye inda zitateganyijwe, ikindi buri muntu asobanukirwe uko ubuzima bwe bugomba kugenda. Nkaba narifuje ko iyo groupe yagaruka. Ikindi kintu nashatse ko twakora n'abamembazi ba groupe twese tubifatanyije ni uko twazafata umunsi umwe mu mwaka tukajya dukusanya amafaranga tukagenda tukareba abana baba mu muhanda, tukareba n'abarwayi bari mu bitaro, tukaba twagenda tujya kubasura batandukanye, tukaba twagira abana bo mu muhanda twambika bitandukanye, twese ariko dufatanyije. Ntabwo ari njyenyine uzabikora cyane, ndasaba ubufasha bwanyu, imbaraga zanyu kunshyigikira, byose tukabigendamo neza kandi tukabikora twishimye. Murakoze cyane.
kabaye rero tukiri aho ngaho ikibazo ndagifite gifotowe mwiriwe neza je banyitampashwa nawe Manuel muri iyi gurupe nsanzwe ndimo kandi ariko si ndi umuyobozi wayo cyangwa se ndi n'umuntu wayo ariko iyi gurupe umuyobozi wayo nta byinka ahubwo tumuhaye ko yakererewe yatinze ntabwo twamushimye ariko se aho yaje naduha igitekerezo cyiwe atugezeho ubuyobozi bwiwe n'ingamba ziwe n'ikirazatugezaho n'aya magambo ari reka ahubwo arekaze mu murebe na wundi nawe naze nyine nta kibazo Ase muzamura ingoma. Jakabia. Agashya. Twebwe turifasha ariko hakeneye ko abantu ntabwo tubakeneye. Ikindi turashaka ko aba bamisi si muri kwana kari babiri nk'abakobwa ufite ikibazo ngabo nimwe muzajya mubasanga. Umbase ikindi cyasubiza hano twaje kurya show nagiye kuduha umuziki kine Alright kabisa nizere ko umeze neza Mr. UJ #1 ku Gihembo TV cyangwa se Instagram ni UJ #1
hahandi hose musanzwe muzi kuri social media zose Mr. UJ #1 kandi subscribe ku Gihembo TV dukomeze twibanire umunsi ku wundi. Ciao ciao.